mana yanjye kinyotera. Ewe izi ni inkuru zose ziri muri Bibiliya koko nkabura icyo gusoma koko ngo nishime. Oh mana yanjye. Ariko kamanze mwe kumwenge buriya gusoma Bibiliya utanguye ku kantu ntago wakuma imirongo muri Bibiliya harimo ikinyarwanda cya kera kimwe gikomeye. Kamanze mamagare Katoto mubwire. Ariko rero hari ikibazo afite. Hari umuntu wanyaye ku irembo ryo kwa Cyprien sinabimenya. Katoto. Aro Katoto. Niko ye wamenye ibyabaye. Hari ikibazo gikomeye cyane byakaze. Amba byakaze byumve ko byakaze ibintu byahindutse ubu ngubu dore mu mudugudu ntago hari amahoro. Ibintu byadogeye. Yego ko hari umuntu maze kunyara ku irembo ryo kwa Cyprien kandi dore akakanya nibwo manyuze. Ampaye inka n'inka ziracyashyushye. Hari nazibonye n'ukuntu ziri gucumba uramuntu yaranyweye n'ugwago. Kandi n'ikindi noneho ashobora kuba yanahaneye kuko ntabwo ziranga ridapfa gucumba kuriya gusa. Mwese umuntu wanyaye ingare zigaturuka ku muhanda zigatemba zikagera munsi y'urugo rwo kwa Cyprien urumva umuntu izo ngare zari zoroheje. Byahakaze rero bari gushaka umuntu wanyaye naye numvaga gukeka ngo wahanyuze ubwo ni rero wahanyaye nyine ubwo ngubu ushaka ukuntu nasubiraho nyine ujyana n'ikijerekani ugenda ujya kuzivoma uzisubize iwanyu. Ngo baraguhitana niba ari nawe kuko rwose byagoranye kandi bari mu iperereza ati byagenze gute kuko impamvu bari kuvuga ati umuntu wahanyaye niwe ujya ujyana kunya mu bigori by'abandi. Ahubwo wowe sanga aha ni kuri yangu mubwire uko byagenze nyine kuko mfite n'inkuru nyinshi cyane zo muri Bibiliya ngomba kukubwira. Ngaho tebuka rero nico ahandi Fite n'akantu fite n'igikoma mu kabuni nako nakari igikoma n'ikigage tebuka usangeyo. Tebuka Katoto umwana wa mama yego. Tebuka ariko nyine uzubyigaho kuko ntihajyana umuntu muhura akakubaza ngo ibintu byana kunyara kwa Cyprien uvuge ko utabizi kuko nanjye bari kunyeka ngo ninjye wahanyaye nkavuga ati se ngewe ntago njya nyara saa 11 zitaragira za nijoro. Kandi nawe urabizi ko njyana nijoro ntajya sohoka ngo ndajya kunyara ngo ndajya kwituma reka. Iyo naryamye mba naryamye niyo nabyutse mba nabyutse. Tebuka usanga handi rero tubiganiraho nkubwire nkubare n'inkuru nyinshi cyane. Hari inkuru y'umusazi nzi wagiye akajya mu mva none yamara kujya mu mva agategereza ko baza gushyingura. None uwo musazi yari arimo kugenda avuga ati umanuka nkumira nango byagene gute rero baje gushyingura none urabiza barakora ukuntu biyemera ngo Yesu ngo Satani ntacyo zadutwara ngo twaramunesheje. Noneho uwo musazi yamaze kujyamo arangije akajya avuga ngo umanuka nkumira kumba ari kubwira iki reka nze nkubwire. Noneho baraje bumvisha ari kuririmba ngo umanuka nkumira bakubita hasi barirukanka wa muramba. Kumbi n'umusazi bari kubwira ikimwira ati umanuka nkumira umva ukuntu yumva iyo nkuru. Tebuka tebuka utanga ahandisha nagwa sawa. Reka mbe kamanze mwa asanga akayisasi kagezemo. Mwiriwe kinyote. Arewe. Good morning, how are you? Abareyo barabirukanye bareyo nako bakibinanga abareyo bose. Abenshi babikigali muri za Musanze bose abareyo bose baragiye. Oya tana nagara abareyo bo mu makipe. Nago uvuze ngo abareyo. Ni ibintu twize mu wa gatandatu garideni. Abareyo ikipe y'abareyo yatangiye muri mu wa gatatu. Nako yatangiye mu kwa 9 2024. Nta kibazo ibyo katubyihorera ubwo nize nabe. Noneho ndakubaza ngo izo nka ruhoze umamagarara zigishyushye zikiri gucumba iryo pereza barimo niri wagize ngo biroroshye. Ya baba we nukuvuga ngo ukuntu byagenze
umuntu yajyanyara ku irembo ryo kwa Sipiriyani naho ngo yanyahagaze ku muhanda ruguru inkari ziramanuka zica ku irembo ziragenda zirenga munsi y'urugo bari gushaka umuntu wanyaye ninde yaragamije none akanga uwo muntu wanyaho hantu niwe ujya unyana mu bigori byo muri quartier zina ngaho nese none akari nawe ugiye voka zo kwa Rosaria harakujya barakwica ahubwo ni bari nawe oya buretse wivuga ngo barakwica ni wowe nawe uwo muntu bari bamuvumbura we ariko barakuvumbura nese kuri kubishyiraho ni njyewe yego itonde turi mu kibazo gikomeye ntago ushinja ariko ni wowe nukuri kandi kuko nta wundi muntu ushobora kuba yanyara ngo ingari zituruke ku muhanda wa ruguru zikate munsi y'urugo reka ni wowe byanga byawe nese uyu munsi sinasomye nubwo nasomye isaha n'uyu munota nibwo ngiye gusoma ariko wihangane munywani rwose pe ntago ari njye noneho kuba unyweyeho iki ni ikimenyetso kigaragaza ko wahanyaye kuko bariya bavuze ati umuntu wahanyaye ni umuntu wanyweye inzoga nyine nyinshi kandi none unyweyeho barakwica noneho uyu muri kwigira ni danje nkukuye inyuma hariya kwa impande yo kwa Rosaria niho nkukuye noneho icyo naguhamagaye rero mfite inkuru nyinshi cyane ziryoshye ni ukuvuga ngo izo nkuru nizere buriya navuze ati muri biriya harimo inkuru nyinshi reka ngusomere nkuru ni ukuvuga ngo ukuntu byatangiye uri kubaho ukuntu uwo muntu yanyayeho ngo ku irembo aho ngaho akahanyara inkari zikamanuka zigaca ku irembo zikagenda zikarenga munsi y'urugo uri kumva abantu bacuruzaga imyumbati bo mu gace ko hakurya iriya barayiranguye bakajya bayirangura bamara kurangura bakayizana bakayijyana kuyicuruza muri iryo soko uri kumva bakavuga ati se ibi bigori ninde wabyibye bakavuga ati ibi bigori umuntu wabyibye byanga byakunda ntago ari uw'intangara barakomeza baravuga ati rero iri soko nubwo baryubatse aya mazu bubatse ntabwo ahuye n'ukuntu hagombye kuba hameze nuko rero nibwo iyo modoka yaje kugira gutya ibigonzi inkwavu zo muri cya kizungu cyariye uri kumva noneho izo nkwavu utagira ngo wenda ni ibintu byari bisanzwe uriya mugore n'iriya nda yari afite bayimuteye kera bakavuga ati se tuzabaza nde noneho bakati bajya kubona umuntu bazabaza bagasanga izo kaburimbo nubwo zavaga i Kigali zerekeza mu Buganda ntabwo zihuye n'imodoka zinyuramo baravuga ati rero igihe cy'amatora kigiye kugera urumva ubwo kigiye kugera mufate zino voka muzitare hari igihe hazavamo voka ibintu bijyanye n'ibiki zimwe muzazigiye ziri mu kurema amasabune noneho ubwo bakimara kubikora ngo gutyo rero Yesu yaraturutse mu Misiri akimara guturuka mu Misiri arazamuka ageze muri Yorodani hejuru iriya nibwo hagiye kubona babona Zakayo umwe wa hano hakurya aravuga ati se iri gare ko naringabwe ndifite nta muntu urigeze ndigurisha byagenze gute uri kumva reka dusubire inyuma gato njyewe turi muri Bibiliya nimba uri buhera kwa Zakayo simbizi njyewe ntabwo ndi kubyumva ariko ndi kumvamo inkuru nyinshi nabuze iyo numva niyo ndeka ngaho ubwo uri kubyumva nabi oya biri kuncanga mbasubira inyuma bakimara kuvuga ati ibi bigori bireze tugiye gushinga uruganda rukora ifu y'akawunga hakurya nibwo uriya mugabo yari yaravuze ati aha hantu narahaguze uri kumva umwe wa mugabo hano hakurya ajya kubacira urubanza bajyayo bararuca bamaze kuruca baravuga ati rero rino shyamba rireze reka turiteme bararitema baravuga ati rero tugiye kuzakuramo ibintu bya mishingiriro ibintu bijyanye n'ibiki n'inkwi n'ibiki abantu byabo n'ibyo gucana ariko nabwo zitarashira muri kumva iriya nzu uriya muntu niyo wari warayiguze kuva na kera kose uri kumva yagiye ku murengera arega arabati iyi nzu ni iyanjye nta wundi muntu tuyifatanyije akimara kurega uriya mukecuru nubwo yarashaje rero ntabwo yarashaje ku buryo yagombaga gupfa reka uriya musaza niwe wavugaga ati aha hantu tuzahaba none ndangiza amahe umuhungu wanjye uri kumva uriya mwana kubera kuva mu ishuri byatumye yamutera inda baravuga ati rero uyu mwana bateye inda ntabwo ibintu bizashoboka umuntu wamuteye inda tumufungisha bakijya kumufungisha televiziyo kwa kana kaba barayibye bakimara kuyiba urabizi ko urwo rubanza wagumvishijeho ati Mafene ni wayibye Mafene rero akimara kuyiba baramufashe bamujyana kuri polisi bakimugezayo baravuga ati rero nazavuka zo kwa Rosaria ashaka ko ari uzifite nuko nuza umwe bitwa wa mukobwa wa Claudine araza arabisobanura amaze kwisobanura bavuga ko ibintu byagenze arabati telefone umuntu wayibye ntago ari uw'inanga nuko baravuga ati rero ubwo urubanza rurarangiye mutari baravuga ati amashanyarazi tugiye kuyaha abantu bo kuva muri aka gace kugera hakurya ni gutyo byagenze ntako oya iki
ntabwo se ntabwo ko wumva nabi koko ye nese ndibaza pe uribaza iki ukagira imana nese ibigori byaherereye ko ntabwo wagize iki reka ubwo wasanga nabigusora wavuzemo ngo ibigori ngo bigihera hano ngo biragenda ngo musaza ngo ishyamba ngo aratangira nagusomeye ntabwo reka mwamusobanurire Kristo Yesu akuzwe Yohana kwa Zakariya kwa Pretonira kwa Leonidanse kwa aba se ntabwo nagiyeyo cicika ngaho iyi nkuru wayumvise ntabwo yumvise ko bitari kujana ntabwo biri kujana ariko uyu muntu nawe ntabwo ari muzima none se ntabwo uzi wa mukobwa wowe wajya gutereka ntabwo umuzi mutima w'urukundo se uwo nguwo uriya musaza niwe wagize gutya amujyaho amaze kumujyaho amutera inda ukumva baravuga ati ikintu kijyana kuba ku rusengero ruguru iriya kigiye gutangira tujye kwa Kayitiyeri tujyayo wa muhungu umwe w'ifuro abaguze moto baravuga rero agiye kuba umumotari agitangira kumotara inzu y'uriya mugabo birahirima baravuga rero tujye kumupa umusada tumwubakire urukumva se twabibaragura si gutyo byagenze hari ikindi cyarenzeho ariko umutima w'urukundo ntabwo bamuteye inda kandi ibyo mvuga mbizi neza ubwo rero kubw'iyo mpamvu biragaragara yuko ari wowe wanyaye ku irembo ryo kwa Sipiriyani kuko nta kuntu waba uri kwibagirwa ibintu uri kukubwira aka kanya ngo ube wibuka ko wanyaye ku irembo ryo kwa Sipiriyani ubwo muri make ubonye benshi cyane rwose ahubwo tugende mujyane kuko nashakaga umuntu wahanyaye none sanze ari wowe ndabibonye ndetse kutabyibuka wabihaka rushingiye kuki ni nkuru ngo bareka kanya ntabwo uzumvishije uri kumva ari ikibazo ninde ni wowe tugende mujyane zana ngende nasomye ariko mwaho mujyane oya ntabwo wanjyana iki ntabwo wanjyana ahubwo ndakujyana oya da ndakujyana mwereke ukuntu biri buje kujyana bivuge va batumwe kanze nkwereka oya da utayimarama ndaguha igihaza ibihaza ntabwo njya mbiki ibihaza by'izuba bibaga biri kuzoga cyane ibihaza by'izuba by'amadebere by'abategatebira byo bakarangaga inzuzi bakagira ngo shwi oya da bira ntabwo njya mbiki buriya ni ukuvuga ngo umuntu wariye ibihaza akajya n'ibivuza uri kumva umuswigira kurkunzwigirizaga cyane amaso ari guhumbaga ntabwo ndi kurebaga umva nyine nkubwire umuntu wariye ibihaza akajya n'ibivuzo akarenzamo n'imbetezi nango muri toilette kwa ngo rikanira ngo bikaza reka haza umuntu agasunika agapushinga nango hariya uraninyuka kabiri cyuya byaro biza ari umuntu nasanze ceceka umima bibaza bari kujomba igiti bari kwatura nyine byo katubyuhore umuntu wagiye muri toilette yari ibihaza n'ibivuzo n'imbetezi kunya uraninyuka kabiri cyuya bisa kugira ngo ujyane n'igitiro no kajya ukozamo kugira ngo bimwe manze bivuze ugakozamo hari igihe buriya uriya muhungu umwe warepfa kwa impande kwa Sipiriyani hino yigeze kujya mu bukwe ajya ibivuzo anyugwagwa ajya n'ibijumba ashyiramo n'imyumbati akenya n'ibisheke mukunnye yateye induru abantu baravatira umuntu baramwisha twagiye gutabara se tukajyayo tugasanga ari kuri nyakumbi amabyanza kuza ameze nk'akwaruka mu kwigatuna hahandi igatuna nyine nakubwiraga nyine wenda kubwira ngo uri kumva buriya uzirinde kujya ibintu bivangavanze uraninyuka kabiri cyuya ukibaza ngo ibi bintu ndi kunya nibyo nakoreye nango ubikorera uri kubiri cyuya ukabijya wajya no kuninyuka kabiri cyuya none hirya y'ibyo ngibyo rero ngiye kukujyana kuko ndi kumva ibimenyetso biri kugufata karo wahanyaye kwa Sipiriyani inkari zigatunga ku muhanda zikazamuka noneho kubera umunywani uri munywani wanjye mazima ntabwo wanjyana ndakujyana da ejo bundi ntabwo waje uri kunakira ngo ugiye kuburara ngo n'umudamu ngo niki nkaguha imingo 3 y'igitoki nkakongera imyumbati 2 ya rutari iminsi nubwo utakindutse bwose rutari iminsi njye ntawe njya mbicyo dore abantu bari gutelefona cyane bari kugambaga cyane ngo hari ikiramwe cy'abarozi byateye icyo kiramwe cy'abarozi
ririmo abantu senkani nawe ubamo nawe ubamo gitura mu ishyirahamwe ry'abarozi oya hari umuntu wamamagaye bijya shyirahamwe ryiyandikishamo tuzagabana ry'abarozi mbivumbuye bitangarenga ubwo muroga kuwa kangahe nako nagurimo ubwo baroga kuwa kangahe baroga kuwa gatandatu no ku cyumweru barebye abantu mu rusengero bakareba agasara keza gakinyoteri bakakuruka ukisomera ku mwege gucya barangiza ubu twame ubwo uziranye n'abantu nyine ubwo abantu barakuze ubwo abantu barakuze nanjye nagiye kumva numva baramamagaye kuntu ubwo barakuze wayamita amabwira ati oya ntabwo dukoranaga n'abarozi reka abarozi ntabwo dukoranaga nabo ubwo barakuze ubwo barakuze oya ntabwo baramenya ntabwo baramenya ubwo numvise ko byataye ndacyari mubwiye baraguhamagaye barakwanga bagushyiramo ishyirahamwe ry'abarozi wanga kujyamo ntabwo bitamo ngo n'abarozi senkani 50 ngwanwa gake none barangije barambwira ngo bavumbuye ku rukingo ngo ngwizana n'inyota ubwo rukingo nayo nararubonye dore ngo uru n'ugw'inyota n'abarozi barwaye oya da naringize nararuguzara hepfo ubwo rero ntabwo nyiki kujyanye kubera ko nyine ndi kumva abarozi bakuzi ngaho genda ubwo ngende genda nawe nyiki kujyanye ndabwira ko nakubuze ntabwo namenyana n'abantu baziranye n'abantu b'abarozi noneho sawa merci thank you very much je convoque le quartier oui i présent na mgenu na katuna mgenu ni bene banyana garura rwanda kamwemerera oui je veux compliquer ici Robieri kama gani in Rwanda from mu Burusiya nango noneho un jour retrouver Rocam avec Rotigage dora vous continuez avec le seke vous continuez avec le seke vous s'il vous plaît nous comme ça vous tais-toi aya hari kuzabwama bate tais-toi tiwe Rochier mwa vous compliquez mwa Rochier yekushe na kupangalia na ara boutique écoutez mwa c'est le lugage tout pour comme ça pour continuer avec votre travail votre travail le Bible Jesus come again le trouver que le Dieu oui le lugage okoli kupa anakongolia je vous comprends que le trouver ko le commencer écoutez-vous oui le from de la Luganda no coup à partir de la vous continuer avec le chien. Le chien vous. C'est le gage écoutez moi. Coule blanc. Je convoque massacre. Vous partez au massacre. Vous partez en finissant quand le chien a la foignon. À la foignon. Oya komochi. À la foignon. Prekare. We are going to speak in English from Chigande. Ibyo ndabyumva cyane. Cyongereza. From Chigande. You. Nga. Yeah. You. Me. Listen. Museveni. Inga cow. Museveni cow. Goat, rabbit. Kuzorora inahanga. Here you na. No kuzorora umworozi fama rabiti. I love you. Nango cow come in Rwanda ihetse rabbit. No rabbit come in
from Tanzania ihetse dog come with goat. It said that Yes. kunywa amata y'inka. Nona hari rindi jambo ryo muri Bibiliya bajya bavuga ngo you are a dog. Nango iryo jambo ryo muri Zakayo kabiri you are a dog. Riba You are a dog. No. You are a dog. Nango ni Bibiliya riba muri Zakayo kabiri gatatu kugeza ku murongo wa 10. Ni ibyanyandikiwe. Byakwandikiwe muri Zakayo kabiri you are a dog. Nango none Imana turaziranye. Mutaraga nahuye nayo. Irambwira ngo nibajya kunshyingura sinzagenda saa 5. Nzagenda saa 5 n'igice nkubitane n'ibya saa 6 mwijuru bari kujya. Ariko zikari byo. Nibashyingura saa 7 nzasanga barangije ngo bari koza amasane ngo ubwo nzategereza iby'ikigoroba. Ubwo niyo mpamvu tugomba kwitegura. You are a dog nawe Imana irakuzi. Oyada nago nge ndi dog. Dog ni abantu bagufi nkawe. Nago twegano twebwe we are man. We are man. God created Eve. Eve created person. Person created imigati. Nango imigati created by abantu. Amakristo imigati amakristo. Rero kora konje materaniro taha ndataha taha ariko nacyo batayandi igisamo. Ubu nanjye hari abantu ngiye kwigisha ikarisitiya mwaho gakeye rekera. Ubwo ngubwo turaza gusubira ngiye kujyana babwira ko nakubuze. Ariko ntuzabwire kari yewe. Ariko ntazagera kuvuga nge. Ariko nawe rero ukabyinkura. Ariko no wahanyaye nubwo nyine ko buryo se bari gusanga inkari sigishyashya. Nuko mbwiye wenda nuko mbwiye ngo nyine wenda ngo arisha. Mbere iryo pereza ubundi wowe wacaga uri kujya he? Iryo pereza wowe wari urimo kuburyo wahaje. Nyine mpamvu nguretse. Ugasanga inkari sigishyashya. Impamvu nguretse nuko bari bavuze ngo umuntu nako impamvu nguretse nuko mbwiye ko abarozi bakwamagera ngo shyire mu ishamwe. Hajya nabikubwiye. Sawa. Karibu nyumbani. Sawa ubwo ngiye mu iteraniro. Genda. Ngiye kujyana banze babwira ko nakubuze nakundi. Sawa.